wa Muhanda ariko twarumiwe. Umuyobozi usanga avuga ngo muzi icyo ndicyo, uzi ko abana bimwe amafunguro ngo nta sahani bazanye kandi ngo bagomba kuzana igura 1,000, izindi ntibazemera. Noneho mu itangira ry'iki gihembwe twageze ku ishuri kuwa mbere baduha demande ngo nitwaje mu kazi ku cyumweru, ngo kandi ngo yaratumenyesheje. Tuherwaho yatumenyeshereje, batwatse 1,000 kuri buri mukozi yo kugaburira abana batishoboye, ariko n'ubu banze kubagaburira. Uzibera mu manota y'imihigo ati yewe ntibyoroshye. Ariko rero reka nkubwize ukuri, ubwo iyo bura abantu ubwabyo abo bantu ntugerageze kubaba hafi ngo bimpawaringe, ngo you stand for them, sibyo? Utekereza ko umusaruro uzawukurayo, kandi ubwo aba batagabura bona bandika ko bagabura. uretse akabazo k'amatsiko, utekereza ko kugera ku mihigo bisaba kwikakaza, bisaba kujyanamo n'abantu bawe mu gacapa kazi. Nawe nushaka kwigira ukicara ukigira nk'umwami uganje hariya, ntabwo bizacamo. Umva handi ngo ntabwo ari aho honyine. Jesse Butare i Muhanga, umunyeshuri uzanye bodaboda arakubitwa, ubundi uwo munsi akiga yambaye ibirenge akazisubizwa amasomo arangiye. Ariko umwana akora he? Ariko ibi bintu ni umurengwe. Kuba umuntu adafite ntabwo umwana yakwifuza kwambara boda, nta n'umubyeyi wakwifuza guha umwana we bodaboda. Ariko tujye muri reality. None tunavuge ko umubyeyi yazimuhaye, umwana uramukubita ngo akureho amafaranga yo kugura izitari bodaboda. Ariko ubutaha ikizabaho ni ugucika ishuri, ntazongera kugaruka. Undi ati ibyo bintu byo gukuramo inkweto byambayeho niga muri GS Nyarusange muri 2013 ni Muhanga. Hayoborwaga n'uwitwa Yakaremye. Natashye nambaye ibirenge guturuka Nyarusange kugera aho bita ku Makawa kuri Nyabarongo, kandi byaterwaga n'ubukene kuko ntiwakwambara bodaboda ufite ingozi. Ubwo hano nuko tutazi ko hari ikigwe byose ubwo havuze ni kure. Hari ikindi barugiye kumbwira. Ndashaka nkubwire, ejo twabiganiragaho tuvuga yuko ibintu bimaze kugera imaze kuba too much. Nje ndibaza nakwente mu myaka 10 iri imbere bizaba bigoye yuko umuntu nuko wenda bataduha flashback y'ibyejo navuzeho kugira ngo abantu babanze mbibibutse. None uyu munsi tujye muri reality. Utabaruka ari ibintu bibabaje, biteye isoni n'agahinda kuba abantu batacyubaha ibice byabo by'umubiri byubahwaga. Bo bwabo se bakubaha ibice byabo. Nibyo nakubwiraga, morals, values. Kuba umuntu ubundi cyaraziraga kikaziririzwa kugenda umuntu atunaritse umukondo hanze. Ariko nyine ndacyakomeza kikazira kikanaziririzwa kubona umuntu utwite yanika inda hanze ku karubanda. Hariho nabonye bari mu kuyuhagira byeri, urabyibuka? Uretse se gatoya, ubwo se ninda bazugaga bye cyane umwana bazisukaga. Uretse urimo urahohotera ngiye ibyo, hari ibintu mbona avuga nti turimo turajya he. Hanyuma cyaraziraga kikaziririzwa kuba abantu imyanya yabo y'ibanga bayanika ku gasi. Ibyo rwose ndashaka mbikubwira, guhera na kera hari n'igihe umuntu yafataga akakiraho ikizibaho nyine akahapfuka n'ibindi. Uraza kunyemerera umunsi tuze kugerageza no kwitabaza umusizi Nsanzabera ku bintu bimwe na bimwe. Ariko uyu munsi wa none akaba n'umwanditsi n'umushakashatsi, hari amafoto kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ntekereza yuko aho kugira ngo ibi bintu biragenda bikototera abantu bose, aricyo nsaba RIB. Nubwo hari itegeko rivuga ngo ukwirakwiza ngo ibiki ntacyo rimaze, n'itegeko rihari dafite icyo rivuze. Mu bushobozi bushoboka bwose buhari, bareba uburyo ibi bintu by'urukozasoni biba updated, bikwirakwizwa, bimwe bikakugeraho utanabikeneye, bikagera mu bana, noneho bikaba viral, biri contagious, biranduza. Ibyo tubyemere. Ndasaba RIB, ndasaba inteko ishinga amategeko yacu kongera to revisit na Minisiteri y'Umuryango, sibyo? Ko yewe ni y'ubuzima, kuko ibi bintu abantu bamwe ndabona harimo ibibazo byo mu mutwe. Kongera kureba uburyo twashyira itegeko riproteje umuryango, kurinda iyangirika ry'umuryango ahanini bishingiye kwikwirakwizwa n'iyamamaza buraya n'imico mibi. Wenda itegeko ryitwe gutyo. Hano birababaje cyane kubona
abantu sinzi ikintu bagiti gushyira ibintu byabo ku karubanda. Hari ibibazo iminsi bisirikira hano mu mbuga n'ibindi, ukajya ubona umuntu no hari n'ikintu giteye ubwoba, abantu ntibacyubaha n'umuryango. Hari ibintu buriya sinya nkunda kujya ibintu by'imbuga nkoranyambaga, hari ibyo nsoma nkareba nk'umuntu uri mu itangazamakuru no gushaka kumenya ibiri kuvugwa, ugasanga abantu biragiye bigeze no ku babyeyi batigeze bagira uruhare muri ibi bintu. Hari umuntu umwe yambitswe impeta nyine n'umugabo we, birangije undi yajyaga visita ntibyamushimisha, atangira gushyira hanze, ageze aho ngo ashyira no hanze ubwambure bwe yajyaga amwoherereza, sinzi ibyamufasha. Abantu si ukwiha uwo mubyeyi bati buriya mubyeyi, bakavuga undi mwana we yashingiye, ati buriya wumva icyo kintu, ni ukuvuga ngo ubwabyo bifite ingaruka mbi ari kuri uwo mwana wundi yashingiye, kuko niwe kuko asa nk'azwi cyane, niwe izina rye bagaruraga cyane, ati buriya mama kanaka azi ubwambure bw'umukwe we kanaka. Ndashaka mwumva icyo kintu. Niba amategeko adashobora guprotectinga community, mukabona ko ari ibintu bisanzwe, stupid people, abantu bakumva ari ibintu bisanzwe, bamwe bagaseka, kuko kugeza no munsi wa none hari ibintu byinshi tubona tukumva ko ari ibigezweho, ariko hell no. Ariko hari ijambo bahita bagusubiza aha ngo my body my right. Ibyo turaza kubigarukaho. Ndaza kukubwira ibintu nabonye hantu hari mu gushya, ubwo mperukayo nicujije kuvuga nti Imana yanjye, Imana izambabarire sinzongeye no kuhagaruka. Hari imijyi ibiri ku isi y'Imana nta kwifuza gukandagiramo enemo, hariya Los Angeles na Las Vegas. Iyo niyo mijyi ibiri ntifuza njyewe ntifuza no kuba n'umwana wanjye yazahakandagira. Ndacyakomeza ibyo bintu ubwabyo, abantu barebana nk'ibintu bisanzwe, ariko ntibabona yuko biza bikototeramo n'abantu, family zikaba distracted, abantu bamwe ababyeyi bagakozwa isoni kubera abantu badafite values, kuko bafite mega, bikabaha uburenganzira bwo kujya kuvuga ubusa no batitaye ku ngaruka ibi bintu bishobora kugira no kuba batabifitemo uruhare. Ariko reka ngaruke no kubigura batafite imurani bane, ababyeyi n'abana babo, ni nk'ababyeyi n'abana bazabyara, kuko n'abana bazabyara, kuko buriya hari muri byako yashyize ibintu hanze, ntiyibuke ko hari abatubika bakazatugarura mu bindi bintu, kandi ubwo abana batangiye gukura bakabona. Urugero rwa hafi naguha, minisitiri w'urubyiruko wa Kongo, uriya mafoto ye bataranarahira bati nimurebe noneho nimurebe. Ibyo rero ndashaka nkubwire, ubu tekereza ko bari Tazari wari ufite projet yo kuba perezida, ibyamubaho byaba bimeze bite mu gihe ari nko muri campaign, kuba ari contre bari Tazari. None icyambere ngiki, ariko ndashaka nkubaze, iyo wifotora ubusa bwawe, mbaze namwe mwabagabo mwe namwe mwabakobwa mwe, wafashwe n'iki? Ese nkubaza, ubuzi ubwo busa bwawe ahantu bubitse, ukontrola space ubikaho ibyo bintu byawe? Ndashaka nkubaze, please let's be frank and sincere, get back to your senses. Ese urwo rukundo ni bwoko ki rutuma ujya gushyira ubwambure bwawe ku isi yose? Urumva ubwo bafashe uwo muntu yaragiye arazana, ariko nabyo ni blackmail ku ruhande rumwe. Niba byari hagati yanyu, urabisangiza isi, social media community, kuzihe mpamvu? Ariko nkubaza ikibazo, iyo umuntu yiyandaritse bigutwara iki? No, icyo mvuga ngiki, ikimbabaza nuko icyo bita spill over effect, sinzi niba ukizi ko kwiyandarika ubwabyo biri pejorative. We nashaka ukangubwire, uriyandarika wiyandarika ko mwiyandarika naho, icyo ni kimwe. Ibyo tubyita room whatever byanyu. Ariko iyo bigeze ahantu icyo bita spill over cyangwa se spilling over effect, nge nicyo ndimo guhangana nacyo. Ushobora kuba utakibona uyu munsi, mutabaruko ndashaka nkubwire urugero. Sindi buvuga amazina, ariko ubwo byo mvuga barabyumva, ntango twaje kuvuga amazina y'abantu. Iyo ufashe wenda wowe waragiye wiyandarikana n'undi muntu, sibyo? Ubusa bwawe urabumuha, ntazi byagufashe, ntazi nibyo wanyoye. Noneho ugiye gushaka undi mukobwa w'abandi, uramwambitse impeta, abantu baravuze bati yo congratulations, ndakubata, ariko congratulations ashatse bandi, ashatse envagabo, batangiye kuzana iterime yakoreshwa ngo numushirashuzi, batangiye kuzana ibyo bakuzaniye. Ibyo bintu biragiye mbere na mbere, uteye igikomere wa wundi
icya mbere umuteye ipfunwe muri bagenzi be kuko muri iki gihe kubona umugabo my dear ntubikinishe ni ibintu bikwiriye guhabwa valeur. noneho warangiza uzanyemo ababyeyi buriya mwana baguhekeye barakuzanira bakajya badrawinga parallels bakabashyira nkaha bagahita bazana n'umukwe. noneho batangiye no kuriretinga ku bandi badafite n'uruhare muri ibyo ngibyo byanyu batari ko mama kanaka buriya urabizi ko yabonye n'ubwambure bw'umukwe we kanaka. Seriously ibyo bintu wowe urumva ubwabyo mutabara kureka kwisetsa ngera ibyo ko nawe yisekera kuko birarega kantu uvuze ngo yabonye ubwambure bw'umukwe yabubonye ate kuko nyine bari mu kiye gikorwa ntiwumva se arimo bwohereza bukwirakwiza ahandi nk'intwaro nawe wenda bimugira kuko byanze bikunze noneho n'abantu byonyine kumuzanamo mu biganiro byabo bipfuye bagahita bazanamo umubyeyi. bavandimwe umubyeyi wenda kwiye kutabizamo ariko kuba yarabibonye se bavandimwe reka mbabwire turimo turarema community ntazi uko bizagenda. ni nayo mpamvu ibihugu bimwe byatangiye gutekereza kandi bikomeye. twabonye Ubufaransa Australia Ubushinwa nabwo bwafashe izindi ngamba n'ibindi. twebwe rero nk'u Rwanda hariya Jose Brazil twavugaga yabihagaritse none twebwe nk'u Rwanda turaho gusa turi gusama ibije byose dusama ibije byose abantu bari mu gupfa. noneho hari ikikurikiyeho njye nakubwiye nti kugeza uno munsi ese kuki tudatura n'itegeko umuntu wese utubaha imyanya ye y'ibanga kuko iriya myanya ni imyanya myibarukiro ni imyanya ifite agaciro ni imyanya ifasha Imana kurema ni imyanya ubwayo yangiritse bavuze nk'ubu ngubu bavutse bakavuga ati ubu ngubu abana wenda bavutse muri uyu mwaka imyanya yabo y'ibanga ntizashobora gukora akazi yagombaga gukora. habaho crise niba adateganya kwibaruka n'urugero reka kuvuga ngo niba udateganya ngenda ndimo iyo ndavuga nyine bariya bishyira hariya n'ibyo kwibaruka atabitega ibyo ngiye kuzaho ntago bizi iyo ngiye gutekereza ibintu ngiye simbitekereza kuri ngewe kuko ngewe nawe ni generation zirimo gufezinga out. ndatekereza muri generation turi kuva mu kibuga. Yes twebwe we are just turimo turagenda. ndatekereza iyi generation irimo gutaking over sibyo niyo twebwe turi mu gusaza niyo izagura iki gihugu niyo izasigasira ubukungu niyo izakirinda ababisha niyo ariko se ibintu tubona uyu munsi ubwabyo niba ibintu bishoboka niba twarirukanye morals akaba ariwo moral decay ukabona nta muntu n'umwe ufite icyo bimubwiye nta na kimwe. hari amafoto y'abana b'abakobwa bari mu guhohotera ngenda atekereza ko ibi bintu nta ubundi ubugenzacyaha buriho mu nyungu za rubanda nubwo nta waba waburegeye. ibi bikwiriye kuba abantu bakavanaho ubugoryi please. burya igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. reka kwisetsa mon frère icyo mfa nawe kwanza wowe ubundi zikize uretse nose n'ubwa mbere bafasha abantu nk'aba kandi mu gitondo bakagaruka buretse ariko mbaza nkubwire suko umujyana sajya akabati ngiye mu mbabare sinzongera akagaruka neza icyo nsaba ni kimwe baradufasha harabo bajyanye muri rehab kubera ibiyobyabwenge nibyo mbona nonaha sibyo ribikwiriye kureba abana bakabapima kuko ikigaragara bashobora kuba bari under influence akaba atari bo ni gute no nta muntu muzima ushobora gukora ibintu nka biriya mutabaruka gutinyuka ugafata icupa rya Heineken ukajya kurishyira mu myanya yawe y'ibanga muri akagurupe k'abakobwa abana b'abakobwa bato akaryishyiramo. Yes buretse gato ibi bintu ubwabyo uwo muntu akwiriye gushinjwa kwangiza imyanya myibarukiro kwitesha agace iye kuko burya wowe ntabwo uri uwawe uri wa leta nawe ni wibeshye wo mutabaruka noneho kugira ngo ubwire uzihe ibintu by'ubujye uri uvuga uti ubu ngubu ngewe mutabaruka ngiye kwikata igitsina ujya ahantu urebe ko batagufunga. oye bigerageze nanone ntabwo bishyizemo ngo icupa n'ibyo ubonye ariko se tubishyikire na za karoti n'imyumbati n'iki byose tubishyikire n'ikibazo nuko tutabibona. icyo nkubwira rero ngiki rero none barangiza bakabifata neza ubwo bupfapfa bakabusangiza abandi bose bigaca byakwiye igihugu cyose. n'ubu ibyo ngibyo ubwabyo bisobanuye iki mu buryo burambuye bizica abandi bana mu mutwe n'uwatekerezaga kumva ko ashobora gukundana n'umuhungu imyanya igakora ibyo agomba gukora yumva ko icupa rishobora kumusimburira umuntu uri muri ica degeneration
ariko rero reka dusipoze yuko uyu muntu ibi bintu nta muntu muzima wabikora ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ari under influence. Reka leta ni ukuvuga hari ibikumukinamo ibimukinamo, reka leta imufashe mbere na mbere, ibanze mujyane bamupime ibiyobyabwenge. Sinsabye kumufunga, bamujyane mu igororero muri rehab. hako no kumufunga bamufunga. Oya nibisha ubu ngubu ndabikubwiza ukuri ndarakaye ndetse cyane. Urarakara se bitandi. Oya hari ibyo tugomba gukora bire, reka ntabwo dukwiriye kubaho nk'abantu bariho just mu buryo budafite kubaho gutyo tu. Gutyo tu so what? Ariko reka nkubwize ukuri ibi ngibi ni bya bintu uzabona baramufashe Dr Murangira agashya amaboko arimo gusobanura ukuntu byagenze, ukuntu yafashwe n'itegeko rya muhana, mu gitondo tukabona yigende hariya muri gahunda zisanzwe. Dr Murangira adashobora no gusobanura ukuntu yageze hanze. Noneho uko biri kose kugeza no munsi ndakubwiza ukuri ikintu cyitwa ibiyobyabwenge bimaze abana bacu cyane cyane. Aba bana b'abakobwa barashize. Ege nibyo bicupa bijombagura nabyo ni ibiyobyabwenge. Ntabwo ushobora kwijomba icupa monami. Uziko kugira ngo wijomba icupa wajya gutega wenda bikagira inzira, kandi ngo nabyo akifotora kabishyira habona, kuko niba abantu babibonye nuko yabishyize hanze. Ariko seriously bugacya mu gitabo bati banshimuse ngo urubuga rwanjye barushimuse. Ibi rero nibategura itegeko no mu bihano birimo hakabamo guhana abantu kutazongera gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gihe runaka kugira ngo iyo addiction nayo ubwayo bashiremo n'ibindi bitandukanye. Hanyuma ikindi kandi bazahindura amazina. Hanyuma ikindi bakoresha kaga systeme k'Ubufaransa. Ko niba ugiye gufungura imbuga nkoranyambaga shiraho indangamuntu yawe kugira ngo ubugoryi bwose uzakora abantu babumenye. Utayishyiraho bidafunguka. Ibi mushobora kubifata gutya ariko abatekereza sinzi icyo duhaze, sinzi umurengwe dufite, ariko aho turi mu kugana ni habi ndetse cyane kurushaho. Ngiye ntacyo bimbwiye, maybe I will be gone. Kora mutabaruka nawe ndabona ibyo bihe bibi atazabibona ibi mu myaka nka 20 iri imbere. Ibyo turi kubona se ngubu ni byiza biteye isoni, ariko it's now or never. Dutekereza uyu munsi turebe. Ibi ni ibintu biteye isoni. Uraza ukareba ugasanga abantu bose babaye ibihugu nuko bigenda bipfa, abantu mubibona murebera none ukabona. Ariko nk'uyu munsi hagira abantu bamfasha abari mu nteko ishinga amategeko cyane cyane muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage, ngira ngo nditso bijya oya seriously dukwiriye kugira ikintu na kimwe nta kirazira abantu. Noneho kubera icyo kintu abantu baragiye bishyira hamwe mu bugoryi bwinshi, ntawe ubavugaho, na leta isa nk'aho ibatinya, bakora umwanda wabo wose intoxicatinga societe. Ariko people they no hako ani umuntu akubwira ngo ibyo mu by'umuco muvuga nge sinawubaye. None tugaruke ku kindi akuvuga buretse gato ngo muco uri kuvuga w'u Rwanda nge sinawubayemo nabaye hanze. Niba yarabaye hanze ariko ari mu Rwanda where the morality zigomba gutekinga place, morals tugomba kuzuba, sibyo? Hari umuntu uvuze ngo nge nababwiye ko generation y'ubu ngubu y'urubyiruko ko yarangiye nta muco, kandi byose nicyo bita right. But what is right? Icya kabiri, ibi bintu byo kuvuga ngo my body my right, ndaguryo rwa hafi kandi reka mbe categorique. Ubwo mperuka muri cya gihugu cyasangije abantu be isi yose imico mibi yacyo, ne kika cyarahiye muri uya mujyi wahiye, nabonye ibintu ntigeze mbona mu buzima bwanjye. Hari umwe mu bagabo b'inshuti zanjye babakire cyane hano i Kigali, numva dushobora kuba twari turi kumwe, aho usanga umuntu ku karubanda akubwira ati rwose nta kibazo ukomeze, ariko avuga ati no, ati imyanya yose, ati umubiri wose ni kimwe, ati iyo ushatse guterura akaboko ni nk'uko ushobora kwishima ku kuboko, ati iriya myanya y'ibanga byose, ati ni nk'intoki, ni nk'amatama, ni nk'igituza, ati nothing. Ubwo ntabanga nyine. Rero aho bishyira hano iwacu ndabona ibintu biri mu kujya habi.
tunapoenda ni pabaya zaidi kabisa. hari umuntu uvuze ikintu hano hari abantu bagenda n'ipfunwe riturutse ku byo ababyeyi babo bakoze. Ibyo ukora uyu munsi bitegura ahazaza wahawe. Iyo washyize ubwambure hanze uba uri kwamamaza ngo bakugurire, ni ugutandika. Ariko ngo byanze bikunze icyo ashatse kuvuga bizagira ingaruka ku bazagukomokaho. Ariko seriously ubu leta irebere, they keep quiet. Ibi ngibi abantu barebere, just we look and then as if nothing is happening. Umuntu yavuze ngo kera abantu bajyaga bivuga imyato ku byo bagezeho, ngo none ubu ngo umuntu ngo yirata igitsina ngo kinini ngo arakaze ngo ararenze. Hari komisiyo ngo y'umuryango n'uburere mboneragihugu. Uburere mboneragihugu ni ubuhe my people? Niba harimo uri muri iyo komisiyo yanyandikira. Ibintu biteye isoni. Ariko ukabona yes ni ibisanzwe. Ayewewe. Ibintu byakubabaje sana. Ariko mutabaruka ko nkubaza. Ntituri ababyeyi. Reba ugiye kubona ukabona umwana wawe ari mu guhohotera imyanya y'ibanga ashyiramo ivide, ashyiramo icupa. Nk'umubyeyi ntushobora no gupfa. Ariko shu uziko bigishwe birumvikana. Ubonye ko ari igishwi kibereyemo. Aburiya se babanza ukasumira kuri ubwo butumwa kweri. Kandi nabwo mperaho kuko nibwo bwihutirwa cyane. Ni ubutumwa bwa minisiteri ifite ibikorwa by'ubutabazi mu nshingano budukangurira kwirinda gukubitwa n'inkuba. Igihe imvura irimo kugwa nyine irimo n'inkuba, buri wese hari ibyo asabwa. Icya mbere ni ukwihutira kugama mu nzira iri hafi, ukava byihuse mu mazi. Hari abantu banga kugamisha abandi. Ayewewe ntukajye uhemukira umuntu niba gusabye ubwugamo. Sinjya mbona abamotari bugama hano, ahubwo ni mubareke bugama. Nibyo baraza kugama hano bakabajya. Uretse ntamwugamishije akagira n'ibyago ikavuga ubigizemo uruhare mu buryo butari rwose. Ariko ntibakunda kugama inyuma kwa Raisa. Ntabwo nabona ko Raisa burya ntabwo hapfa kugendwa n'ubonetse wese. Ariko umusazi yagiyeyo. Ariko yarahunze harya ki sinzi ibintu yunguka. Pana wa wundi wajiruka n'undi watamutse bucye yigenda gucyaragera ati muraho. Izere ko yamugobotse. Hanyuma naho kikaba kinazira kureka amazi mu mvura nk'iyo ngiyo. Ikindi nakubwira nuko ugomba kwirinda kugama munsi y'ibiti. Abantu benshi barabikunda ibyo bintu. Hanyuma rero wirinde gukoresha telefone mu mvura imeze gutyo. Hanyuma unacomokora ibyuma byose bikoresha amashanyarazi. Wirinda kwegera hafi y'iminara y'itumanaho cyangwa se uruzitiro rukozwe mu byuma. Ahantu ubutumwa bwa minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi rero. Ushaka ibindi bisobanuro wahamagara 170. Hanyuma duca no kubiri na bintu by'ubukode. Witungira iduka ryawe, apartment, office hariya muri MIC muri mujyi wa Kigali. Rero ni bya bindi bijyanye n'isangira mutungo. Rero ahantu buryo bukoreshwa mu bihugu byateye imbere no mu Rwanda burahari, burizewe kandi buteganwa n'itegeko. Umuntu aragura icyumba cy'ubucuruzi mu nyubako agahabwa UPI gatozi itangwa n'ikigo cy'ubutaka. Hanyuma kandi urihitiramo ushaka numara kwishyura. Abakiriya bose bahari n'abaye bazajya bishyura weho. Icyangombwa cy'umutungo uhabwa ni nk'ibindi byose, ariko nanone ubishatse wagurisha kuko barahawe. Wabyumvise? Hanyuma kandi iyi MIC iherereye muri umujyi wa Kigali hari Nyarugenge hafi ya Rond-Point. Hanyuma rero abagurisha MIC bari muri etage ya 4 wabagana cyangwa se uhamagare kuri 0782 440 325 na 0794 411 645. Alright. Ngibyo rero nguko hagati aho ngaho rero ndabona abantu benshi bafite ibyo babitekerezaho, ariko sinzi ibi bintu uko babona. Rega society rugarijwe. Ariko se koko twemere turimbuke gutya? Turarimbuka da none sandi uko hahiye. Ahubwo uyu muhungu ko mbona arimo kugenda yiyumvira. Ayo abakandagira isa yihamya. Kamara rero ubwo ntikashobora kuba kateyemo. Ahubwo yakize ameze neza. Okay, barare ino minsi ko yarikoroje da. Kabisa. Ashabye ibintu bireke. Volume yawe irimo irantesha umutwe. Volume yanjye? Volume nta iri bari. Okay. Volume nawe tubwire bimeze bite? Turagusubije. Bimeze neza cyane nanjye ndabikirije. Ibintu biragenda bite? Ko mbona bikomeye. Icyambere. Uyu munsi wa none
ibintu biri mu kuba amaherezo yanyu azaba yayo. twebwe se Ni muri generasiyo y'ibisubizo n'umurengwe, muri generasiyo harya muri aba.com ngaho ni mu dotinga. Ariko reka mbabwire hari n'ikindi maze kubona, ibi bintu ubona abantu birirwa ku mbuga nkoranyambaga bakora ubusa, ugiye i Burayi uzahabona bake kubera buri muntu wese aba ahangayika n'akazi. Impamvu ziba ni uko umuntu azi ko ashobora kuza kwa Mutabaruka akaza akarya atari muri gahunda, akicara muri salo ya Mutabaruka akareba televiziyo, akareba na televiziyo, kandi Mutabaruka yishyuye amafaranga yarayiguze irya n'umuriro. Yanamusanga ahantu yiyicariye arimo kwihemba kuko we yakoze wa mugani yinywera akavinyo kandi yavunitse, akabwira ati nanjye bamakara. mfata gake. Muri Afurika niho nabonye gusa aho umuntu ajya mu kabari nta mafaranga afite, nta na gahunda, kandi agataha yasinze. Ukibaza ukavuga uti ibi bintu ntabwo bibaho, tugomba guhinduka, buri kintu cyose tukagikwantayizinga, we quantify it to money, kandi tugakunda amafaranga. Niyo mpamvu dutangiye gukina, niyo mpamvu dukennye. Uyu munsi wa none wowe akazi kawe karakuvuna, sibyo cyane? Ndabeshye cyangwa karamvuna? Ubu ibyo kurya byawe wiguriye, sinkwigisha ubusambo, hari aho uhinga nta namwe, ntugomba kurya ari uko bagiye Kimironko cyane. Umuntu akaza gutyo tungo mwariganye, akaza akicara iwawe mu igeto yawe, agatuma intebe yawe isaza, rimwe na rimwe biteze. Reka tuvuge ukuri, no kwicara none ubu agatuma isaza akareba televiziyo wishyura, mon frere, waguze wishyura, uyabonesha wishyura umuriro, urabyumva? Akicara no mu nzu uzishyura randi road kumushoke, yarangiza akabwira na Kadogo ngo nateke vuba arashonje nyine, kandi akamubwira ibyo ateka. Iyo mico mibiri yo dukwiriye kwamubwira ibyo atarya. Umunsi tuzaca ibyo bintu, sibyo, tukabita buri muntu wese akamenya ko atakura kwa Jasho, abantu bazaha agaciro igihe bave mu gukora ubusa. Icya kabiri, basore, ndashaka mbigishe, sibyo, udufaranga twawuvunikira twose, reka kudushora mu nkumi uvuga ngo ngwino turyoshye, uramujyana he? Mube abantu b'abanyabugugu at least muri uyu mwaka, kuko hari abo bizafasha nabo bitekerezo bashaka akazi bakore. Mube abanyabugugu, mube abanyabugugu, mbese mukomere ku ifaranga ryanyu, mukomere ku ifaranga ryanyu. Reka gufata amafaranga yawe gusa, keretse wenda niba ufite uburyo ukoramo ukomeye, hari uko uyavana warageze mu rwego rwo kwishimbisha, no ku mushahara wa harimo ya entertainment bayabarira. Uyu musore wanjye rwose